Yesu ashimwe, ikaze mu nzu y'Imana. Ni amahirwe nishimira kuba mbakiriye uyu munsi. Ndagira ngo dusome iyi zaburi ya 21, ni zaburi ya Dawidi, avuga ngo Uwiteka umwami azishimira imbaraga zawe, erega agakiza kawe azakanezererwa cyane. Wamuhaye icyo umutima we ushaka, ntiwamwimye icyo iminwa ye yasabye. Ahandi ku murongo wa 5 akavuga ngo yagusabye ubugingo urabumuha, umuha kurama iteka ryose. Ese hari ubuzima Imana yaguhaye? Ese hari icyo wayisabye ikaba yaragikoze? Aya ni amahirwe yo kumuha icyubahiro no kumushima ku byo yakoze. Ikaze rero turamya Imana yacu. Reka dusenge twakira worship team batuyobore mu kuramya. Mwami, turagushima ko uri Imana nziza, ko ujya wumva gusenga kwacu ukaduha ibyo tugusaba. Turagushima ku bw'ubuzima bwacu n'ibindi byose ugenda udukorera. Uyu ni umwanya tuje kugira ngo tukuramye, tuguhe icyubahiro, tugushime, tukubwire ibyo tugutekerezaho, ko tugukunda, ko uri umwami wacu. Reka tukuramya ugasabane n'imitima yacu, uduhe kugukunda kurushaho, uduhe kukwegera no kukumenya, utuganirize muri uyu mwanya. Icyubahiro kibe cyawe none n'iteka ryose. Amen. Karibu worship team. Imana iduhe umugisha twese turamye. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Turanezerewe kubana namwe muri iri teraniro ry'ikinyarwanda. Mbere yuko dutangira, nifuzaga ko dufatanya gusoma ijambo riri muri Zaburi igice cya mbere. Duhere ku murongo wa mbere, haravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicaranye n'abakobanyi. Ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Haleluya. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntiyicarane n'abakobanyi. Haleluya. Uwo muntu niwe uhiriwe, uwo muntu arahirwa cyane. Rero ni ikaze mu materaniro y'ikinyarwanda. Dufatanirize hamwe twese kuzamura icyubahiro cy'Imana, dufatanirize hamwe kuvuga izina ry'Imana aho uri hose. Reka aka kanya ugaha Imana yawe, ubane natwe. Yesu abahe umugisha. Amen. Amen. Uwiteka akunda uwashikamisha
meza, amagambo meza y'ubugingo, twakubaho amagambo meza y'ubugingo, nzahora nkwisunga, ushobora byose, kuko imigambi yawe ari myiza kuri twe. Uri ibuye rizima ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana niryo ryatoranijwe. Uri ibuye rizima ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana niryo ryatoranijwe. Nzahora nkwisunga, ushobora byose, kuko imigambi yawe ari myiza kuri twe. Uri ibuye rizima ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana niryo ryatoranijwe. Twakubaho Yesu, twakubaho tukajya handi, ni wowe ufite amagambo meza, amagambo meza y'ubugingo, twakuvaho tukajya twakuvaho tukajya handi, ari wowe ufite amagambo meza, amagambo meza y'ubugingo, ari wowe ufite amagambo meza, amagambo meza y'ubugingo, ari wowe ufite amagambo meza, amagambo meza y'ubugingo, ari wowe ufite amagambo meza, amagambo meza y'ubugingo. Hallelujah.
amaraso yawe niki cyavuguruza iyo mpano Kristo nuwanjye ndamahoro niki cyavuguruza iyo mpano Kristo nuwanjye ndamahoro niki cyavuguruza iyo mpano Kristo nuwanjye ndamahoro impano Imana Kristo wanguza amaraso yawe niki cyavuguruza iyo mpano Kristo nuwanjye ndamahoro impano Imana Kristo wanguza amaraso yawe niki cyavuguruza iyo mpano Kristo nuwanjye niki cyavuguruza iyo mpano Kristo nuwanjye ndamahoro niki cyavuguruza iyo mpano Kristo nuwanjye ndamahoro. Urakoze Yesu, uri impano twahawe Yesu. Mbese niba ni mbese Imana yacu yo yonyine ntibasha kutwumva yo yakoze ibyo twayisabye byose n'ibisigaye izabikora mbese nihe mani mbese nk'Imana yacu yo yonyine ntibasha kutwumva yo yakoze ibyo twayisabye byose n'ibisigaye izabikora mbese nihe mani mbese nk'Imana yacu yo yonyine ntibasha kutwumva yo yakoze ibyo twayisabye byose n'ibisigaye izabikora sinigeze mbona ubwiza nkawe wamana we uri umunyembaraga ushobora gukora ibyananiranye uhesha ubugingo abakwizeye bose
haleluya, shimwa Yesu. Shimwa Yesu mucunguzi, shimwa Mana yamutanze, shimwa nawe Mwuka Wera wamutumenyesheje. Shimwa Yesu mucunguzi, shimwa Mana yamutanze, shimwa nawe Mwuka Wera wamutumenyesheje. turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga, turavuga n'imirimo iyo twakubonanye. turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga, turavuga n'imirimo iyo twakubonanye. turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga, turavuga n'imirimo iyo twakubonanye. Abiringiye abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Abiringiye abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo Mana yacu kuko urabikwiriye. wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo Mana yacu kuko urabikwiriye. wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo Mana yacu. urabikwiriye. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo Mana yacu kuko urabikwiriye. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo Mana yacu kuko urabikwiriye. turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga, turavuga n'imirimo iyo twakubonanye. turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga, turavuga n'imirimo iyo twakubonanye. haleluya. Haleluya, haleluya. Yesu aduhana umugisha. Dufite amashimwe menshi, Amen. dufite uburyo twashimiramo Imana. Yesu abaha umugisha. Amen. Amen. Barakoze cyane worship team. Uyu ni umwanya mwiza wo kuramya Imana. Rwose Imana ni nziza, no kuyiramya birayinezeza, ariko natwe bikatunezeza. Tugiye gufata umwanya wo gusenga. Tubanze dusengera igihugu cyacu, dushima Imana ku bwacyo. Mwami, turagushima kubw'igihugu cy'u Rwanda, turagushima ko wadukunze ukaduhamagara kuba abenegihugu b'u Rwanda. Turagushima ibyiza ugenda ukora mu gihugu imyaka yose itambutse n'ubu ngubu. Turagusaba kugira ngo ukomeze uyobore igihugu cyacu, gitere intambwe kijya mu murongo w'ibyo udushakaho. Turagushima kubw'abayobozi bacu beza waduhaye, turabasengera umugisha, ubuzima buzira umuze. Ubahe, nubarinde n'imiryango yabo, ubahe ubwenge, ubahe gukunda igihugu n'abaturage, ubahe kumva ijwi ryawe no kuyoborwa nawe, kugira ngo ibyo bakora byose binezeze umutima wawe, biteze imbere abenegihugu b'u Rwanda. Turagusaba kugira ngo natwe twese nk'Abanyarwanda uduhe gukunda igihugu no gukora uruhare rwacu kugira ngo tugiteze imbere. Tuguhaye icyubahiro, ishimwe ibihe byose ribi ryawe. Amen. Amen. Tunasengere n'abandi bataragerwaho n'ubutumwa bwiza. Murabizi ko ari umuco wacu. Uyu munsi turasengera abantu bo muri Turukiya bitwa abatak, bagera kuri miliyoni zirenga
bagera ku bihumbi 65 bari mu bihugu 68, kandi abisilamu abenshi muri bo turabona ko bafite Bibiliya yuzuye, ariko ntago harimo benshi bamenye ubutumwa bwiza bwa Kristo cyangwa ngo bamuhe ubuzima bwabo. Reka tubasengere kugira ngo nabo igihe cyabo ni iki ngiki, bamenye Kristo, bamukorere, kandi nabo bazabone imigisha yose izanwa no kumenya Kristo. Mwami, turagushima ku bw'aba bantu ba Taki abataka, turagushima ko wabaremye ubakunze, ubafitiye imigambi myiza. Turagushima ko cyagiye upfa ku musaraba nabo wari ubazi, mu bo wapfiriye nabo barimo. Turasaba Mwami kugira ngo utange ubushobozi bwose, utange urukundo mu mitima y'abantu, udutange umuhamagaro, kugira ngo Mwami hagire abantu bagira umutwaro w'aba bantu bagiye kubabwiriza ubutumwa bwiza. Turagusaba ngo utuyobore nk'abantu bagukorera, twubahirize ibyo watubwiye ngo tujye ku mpera z'isi, tubamenyeshe ibyiza wadukoreye udupfira ku musaraba n'ubugingo buhoraho utanga. Turagusaba ngo Umwuka Wera ubaganirize muri bo, imitima yabo uyoroshye, ubahe gusoma izo Bibiliya bafite, ubahe kumva, ubaganiriza, unabayobora kugira ngo bakumenye, bakubahishe, bakunezeze, kandi nabo bakumenye n'amahoro utanga mu mitima. Tuguhaye icyubahiro kandi turabizi ko urimo kubikora n'ubu ngubu. Mu izina rya Yesu turagushimye, amen. Imana ishimwe ku bwabo, kuko tuzi ko irimo kubikora. Tugeze mu kanya keza ko kwakira ijambo ry'Imana. Pastor Imana umugisha atuganiriza ibyo Imana yamushize ku mitima. Ndizera ko uri bufashwe. Yesu abaho umugisha. Arakoze umukozi w'Imana Teacher Angel watuyoboye muri gahunda y'uyu munsi. Imana iguhe umugisha kutubera umugisha. Kandi barakoze abaririmbyi mwene data Mandela na Sister Rosette bahabaye bahagarariye Porters Hand Worship mu kutubera umugisha. Namwe Imana ibahe umugisha. Ndagira ngo rero mwese mbahe ikaze, abari hafi n'abari kure, ari aba Porters Hand ndetse n'inshuti zacu mwese, kugira ngo duhabwe umugisha mu ijambo ry'Imana. Reka dusenge twinjire mu ijambo ry'Imana. Mwami, ndagushimiye ko duhaye amahirwe kugira ngo twumve ijambo ryawe. Nanjye mpagaze hano nk'umuyoboro ugiye gukoresha. Reka bari uvuga, twese duhabwe umugisha, uvuge n'ubuzima bwacu mu izina rya Kristo Umwami wacu, amen. Uyu munsi ijambo tugiye gusangira rivuga ngo ba maso usenge. Ba maso usenge. Turivana mu gitabo cya Matayo ibice 26 guhera ku murongo wa 36 kugera ku wa 42, no tuvana insanganyamatsiko y'uyu munsi. Reka masome. Maze Yesu agerana nabo ahitwa Igesemani, abwira abigishwa be ati, nimube mwicaye aha, nigire hariya nsenge. Ajyana Petero na bene Zebedayo bombi, atangira kubabara no guhagarika umutima cyane. Maze arababwira ati, umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica, mugume hano mubane maso nanjye. 39 yigira imbere ho hato, arunama arasenga ati, data, niba bishoboka iki gikombe kindenge, ariko bye kuba uko njyewe nshaka, ahubwo bibe uko wowe ushaka. Agaruka aho abigishwa bari asanga basinziriye. Abaza Petero ati, harya ntimubashije kubana maso nanjye isaha imwe? Mube maso musenge, mutajya mu moshya. Umutima niwo ukunze, ariko umubiri ufite intege nke. Iri jambo tubonye ni umugabo Yesu Kristo yari ajyanye abigishwa be batatu, ajyana nabo gusenga ahantu hariya mu murima wa Getsemani. Agezeyo ngo bajye gusenga, arababwira ngo mube maso musenge hamwe nanjye. Hanyuma ngo yigira hirya asenza, agarutse asanga bo basinziriye, atangazwa nabyo cyane. Hari igihe kigoye kuri Kristo Yesu, kuko yari ari mu guca mu bihe, yavuze amagambo akomeye abwira abigishwa be ngo mfite agahinda kenshi umutima wanjye ku buryo kenda no kunyica, numva napfa. Ndagira ngo wumve ibihe Yesu yacagamo ntago byari byoroshye. Izina Getsemani, hariya Getsemani ryari ahantu bengera, ahantu bakandira imbuto z'umuzabibu zikavamo amavuta.
niho bavaniragamo amavuta, bakandaga imbuto zikavamo zikabyara amavuta. It was a pressing place. Niryo zina Getsemani nicyo binasobanuye. Yesu rero agiye hariya ntabwo yari agiye kugira izindi mbuto akanda, ahubwo cyari igihe yuko agiye kubabazwa, akandwa, ari ugiye gukandwa muri we, kuko ari we wari kuzavamo amavuta nyayo. Yesu muri Getsemani yacaga mu bihe biruhije byo gukandwa, yerekwa urupfu agiye gupfa apfira twese, yerekwa uburyo agiye kubabazwa, yerekwa igikombe cyo kubabazwa agiye kunyweraho, yerekwa isoni z'umusaraba, yerekwa urupfu rwo ku musaraba. Ibyo byose ari ibintu biruhije kubyakira. Aho hari ahantu rero aca mu bihe bigerageza ubuzima bwe, aho ashobora kuvuga ngo ndagamburuye, cyangwa se akavuga ngo ndakomeje, ntabwo ndi bugamburure. Byari ibihe akeneye abantu bamushyigikira, basengana nawe, prayer partners, abantu bagiye gusengana nawe, abantu bamugiye kumutera inkunga. Ubwo yazamukanye na batatu, arababwira ngo mwihangane musenganeho nanjye. Natwe mu buzima tujya tuca mu bihe bikanda, bikamura ubuzima bwacu, ibihe bya decision, by'amahitamo agana kuri destiny yacu, cyangwa ibihe byaho twagamburura. Ni ibihe wumva hari abantu mukeneye kujyana muri Getsemani, ni ibihe ukeneye ko naho abantu bahagarana nawe bagasenganaho nawe byibuze isaha, ni ibihe ukeneye ko hari abantu bakwikorera imitwaro, mufatanye umutwaro. Yesu yari afite prayer partners, yari afashe ahangaha ngo bafatanye nawe, amahirwe make baramutenguha, barasinzira. Wowe ufite aba prayer partner bameze bate? Aba prayer partner bawe ni bantu ki, bameze bate? Ni abantu bari businzire, cyangwa ni abantu bari bukugira inama ngo ariko urababazwa n'iki? Ibyo bintagazi wabiretse, ibyo byo bikubabaza birakubabariza iki? Hari igihe tugira prayer partners mu buzima bwacu, bakaba aba partners ahubwo bagiye gutuma tugamburura imigambi y'Imana ikavaho. Ni abantu bashaka kutugusha neza, hari abantu bashaka kugubwa neza, badashaka kukubona ubabaye. Wanababwira ngo urababaye, bavuga ngo urababara iki, bakaba bakukorera ubukomedi, bakakuririmbira ngo bakugushe neza. Hari ibihe dukenemo aba prayer partners, abanyamasengesho bafatanya natwe, batarabo kutumasa, batarabo kutugusha neza, bakatarabo kutubyinirira, ahubwo bagiye kubabarana natwe, tugaca muri Getsemani zacu, tugakandanwa hamwe, tukarirana hamwe, tugasengera hamwe, kuzagera ubwo ikigomba kuvuka, amaherekwa agomba kuvuka. Wowe ba prayer partner bawe bameze bate? Ni abatumugira ahantu ukagamburura, ni abakugusha neza bameze nk'abanyakomedi, bakujyana gusa kuri za plage, kwambara ubusengeri, kugubwa neza, wajya kubabara aho kugira ngo bagufashe kubyara iryo yerekwa, ahubwo bagatuma urigamburura, bakwereka ko wagubwa neza. Yesu imbere ye hari amahitamo abiri. Amahitamo ya mbere yari kuvuga ngo ubushake bwanjye bube, ndeke kubabara, ndeke kubabazwa, ndeke kunywera ku gikombe, ngende nibereho nanjye. Ariko amahitamo ya kabiri, ndababara ariko mbyara itorero. Ukeneye ba prayer partner bameze nk'ababyaza. Ababyaza nta mikino bafite. Iyo umubyeyi ari kubise yagiye kubyara, baramubwira ngo sunika, bakabana mukubita, baramukarira, ariko abyare umwana. Wowe ushaka ababyaza bameze bate? Bakumasa bakakubyinirira umwana wawe apfe. Cyangwa ukeneye ababyaza bagiye kugukarira, ariko umwana ukurimo akavuka, ukazanezezwa no kubona umwana yavutse. Biratubwira ngo Yesu Kristo ngo ntabwo yitaye ku rupfu rwo ku musaraba, ntiyitaye ku kubabazwa, ngo ntiyitaye n'isoni zawo, ngo kubw'ibyishimo byari bimuteretse imbere. Umubyeyi arababazwa iyo abyara umwana, arababazwa iyo asunika, ariko iyo amaze kubyara agira ibyishimo bimutereka imbere, agira ibyishimo byinshi bimunezeza yuko abonye wa mwana. Wowe ufite ba prayer partner bameze bate? Imana iduha ba prayer partners batuma tubyara ibiturimo, apana babandi bajya kutubyinirira no kuturirimbira utuntu bakatugusha neza, bagatuma tutanywera ku gikombe twagombye kunyweraho.
Yesu, Imana ishimwe kubwe, we ba prayer partners baramutengushe, ariko we ntabwo yadutengushe. Yarakomeje arasenga, yarakomeje akomeza kuba maso, ndetse anywera no kuri cya gikombe, bituma icyo yagombaga kubyara ari itorero kivuka, bituma ikiguzi yagombaga gutanga agitanga kikaboneka, natwe tukabasha kubikiriramo. Rero Yesu abwira abigishwa be ngo mube maso musenge, ntabwo ari igitekerezo cyiza yabahaga, ahubwo ni itegeko. Yabahaye itegeko ry'uko bagomba kuba maso bagasenga, kuko yarabwiye ngo mube maso musenge kugira ngo mutagwa mu mosha. Bivuze ngo ni itegeko, ba maso usenge, kuko nutaba maso ugasenga uragwa mu mosha. Inshuti z'Imana, amosha twese atugeraho, kugeragezwa bitugeraho twese, abasore, inkumi, abagabo, abagore, abasaza, abakecuru, abana, kugeragezwa twese bitugeraho. Ikibazo si ukugeragezwa, ikibazo ni uko twitwara mu bigeragezo. Bibiliya tubwira ngo Yesu yageragejwe mu buryo bwose, ngo ariko ntiyacumuye. Natwe iyo ugeragejwe ntibivuga ngo wacumuye, ushobora kugeragezwa kandi kenshi ariko ntucumure. Umuntu urubanza iyo yageragejwe bakagira ngo kugeragezwa niko gucumura. Oya, nagira ngo ubwire ngo kugeragezwa si ugucumura. Ushobora kugeragezwa ariko ntucumure. Icyatuma ugeragezwa ntucumure ni iki? Ni ukuba maso ugasenga. Nukuba maso ni itegeko yatanze. Niyo mpamvu mu ijambo ry'Imana henshi turabitegekwa gusenga, kuba maso tugasenga. Muri Matayo 26:41 haratubwira ngo mube maso musenge mutajya mu mosha, umutima ni ukunze ariko umubiri ufite intege nke. Muri Matayo 21:36, apana Matayo muri Luka 21:36 haravuga ngo nuko rero mujye muba maso musenge iminsi yose, kugira ngo mubone kurokoka ibyo byose byenda kubaho no guhagarara imbere y'umwana w'umuntu. Mube maso musenge iminsi yose. Abatesalonika ba mbere 5:17 haravuga ngo musenge ubudasiba. Turategekwa gusenga. Abakolosayi 4:2 hakatubwira ngo mukomeze gusenga muba maso mushima. Gusenga muba maso mushima. Inshuti z'Imana, turasabwa gusenga, tukanasabwa kuba maso. Kuba maso ubundi ni iki? Kuba maso ni ukuba maso nyine, ni ukuba witeguye, ni ukuba udasinziriye, ni ukuba utaryamye, ni ukuba utagubwa gitumo, ni ukuba utatungurwa n'ikintu icyo ari cyo cyose cyakubaho. Imana idufashe rero tube maso. Ndagira ngo mbabwire kimwe mu bitunaniza gusenga ni ukuba tutari maso. Ntushobora gusenga utari maso. Kuba maso bivuze iki? Bivuze kuba uri mu kureba, kuba ubona, kuba wumva, kuba uri mu kureba ibiri mu kuba byose. Ntabwo ushobora gusenga usinziriye, kuko nta nubwo uzi ibikubaho. Ubuzima bw'abakristo benshi bari muri sleeping mode, barasinziriye, ku buryo nta mutwaro yagira wo gusengera, kuko nta n'icyo abona, arasinziriye. Urugo rwe rurasenyuka ariko ntabibona, arasinziriye. Abana be barangirika ariko ntabibona, arasinziriye. Arimo kugwa arajya mu byaha ariko ntabibona, arasinziriye. Iyo dusinziriye, iyo umuntu asinziriye ntiyumva, ntabona, nta n'icyo yakora kubera mu kumubaho. Wowe uhagaze ute? Waba usinziriye? Nawe ushobora kuvuga gusinzira ukagira ngo ni ukuri physical, ariko ushobora kuba ukanuye ariko usinziriye mu mwuka. Imana idufashe tube maso, kuko iyo turi maso nibwo utangira kubona ibiri mu kuba mu bana bawe, nibwo utangira kubona ingeso ziri mu kugenda zizamuka, nibwo utangira kubona umuco uri mu kugenda ukuzamo, nibwo uri mu kubona umuze mubi uri mu kugenda ukugaragaramo, nibwo utangira kubona iby'urugo rwawe bitangiye kutagenda neza, nibwo utangira kubona ibibazo muri business zawe Satani agerageza gukora, nibwo utangira kubona uburiganya bw'umwanzi. Urabubona, uba maso ukabona uburiganya bw'umwanzi, bigatuma ubasha gusenga. Abantu mpamvu benshi badasenga mu by'ukuri baba basinziriye. Imana dufashe tube maso tubashe gusenga. Nta kuntu wasenga utari maso. Niba ubona bavuga amasengesho akakunanira, bakavuga twibature ntubyuke ngo usenge, bakavuga kwiriza ntubishobore, wajya gusenga ukayura, bavuga ngo turajya ku musozi kuri Potters Hill gusenga ukuvana ibikureba, bavuga ngo hari umunsi w'amasengesho wo kwiriza ukuvana ibikureba, inshuti y'Imana urasinziriye. Imana dufashe
abasinziriye bakanguke, babe maso, kuko nibwo bwonyine babasha gusenga. Tube maso dusenge. Gusinzira ni iki? Gusinzira ni ukuba utabona, ni ukuba utumva, ni ukuba utari sensitive, utari mu kubona ibintu ibyo Satani arimo gukora ntubibone, ntunabimenye. Bimwe ukanabiseka ukagira ngo n'urwenya, kubera ko ntabwo urimo kureba damages Satani arimo kuzana mu rushako rwawe, mu rugo rwawe. Hari n'ibintu bibi ukabifata nk'urwenya mugaseka, nyamara ibyo useka mu bikomeye. Iyo Imana yahumuraga amaso yawe ukaba maso ukabona, wari kubona ko aho kugira ngo uri urwenya rwo guseka byari kuba impamvu yo gupfuka mu karira amarira, kuko ibyo bintu wasekaga ntabwo ari urwenya, si imikino, ni imigambi y'umwanzi. Hari ibyo arimo kwica, hari ibyo arimo gusahura, hari ibyo kwica, kwiba mu buzima bwawe, mu bana bawe, mu rushako rwawe, mu bukubi bwawe, mu busore bwawe, mu kazi kawe, muri business zawe, ariko urabifata nk'ibisanzwe, urabiseka, nyamara uraseka mu bikomeye. Imana ihumuye amaso igagukangura ukaba maso, uhita wumva bya bintu wasekaga burya bwose ni impamvu zo gusengera, ni impamvu zo gusengera. Hari ibintu byinshi rero bitubaho ukabifata nk'ibisanzwe, nyamara bitewe nuko tutari maso ngo dusenge. Impamvu irimo kuba muri business yawe, impamvu irimo kuba mu kazi kawe, impamvu irimo kuba mu rushako rwawe, bimwe na bimwe birimo kuba n'ibyo umwanzi arimo kubiba, n'urukungu umwanzi arimo kubiba, bitewe nuko tutari maso ngo dusenge, bitewe nuko tutari maso ngo dusenge. Ndashaka nsome muri Matayo ibice 13, Matayo 13 umurongo waho wa 25, wumve kuntu havuga. Mere ku 24, nuko abacira undi mugani aravuga ati, ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umuntu wabibiye imbuto nziza mu murima we. Nuko abantu basinziriye, umwanzi araza abiba urukungu mu masaka aragenda. Inshuti z'Imana, umwanzi iyo uri maso ntabwo abiba urukungu. Hari urukungu rugaragara mu mirima y'ubuzima bwacu, hari urukungu rugaragara mu bana bacu. Urukungu rwo ni ukuvuga ngo imbuto itarabibwe n'Imana, ingeso mbi, imyitwarire mibi, imikorere mibi. Hari ibintu ubona ko atari Imana yabibye mu buzima bwawe, ari urukungu. Ariko impamvu urwo rukungu rwaje ngo bigeze gute? Biriya tubwiye ngo igihe bari basinziriye, igihe bari basinziriye umwanzi yaraje abiba urukungu. Inshuti z'Imana, waba uri umucuruzi wisinzira, kanguka, sengera business zawe. Waba uri umubyeyi wisinzira, kanguka, sengera abana bawe. Wari umugabo n'umugore mwisinzira, mukanguke, musengere inshako zanyu, kanguka, senga. Bibiliya tubwiye ngo umwanzi igihe aza akabiba urukungu ni igihe twasinziriye. Ndakwinginga, kanguka mu izina rya Yesu, kanguka ube maso usenge. Hari urukungu rutandukanye rugaragara muri business zawe, ibihombo bya hato na hato, ibintu bidakwiriye bya hato na hato biza mu buzima bwawe. Hari ibintu ugenda ukabona, ingeso wibonamo, hari imigendekere, imikorere wibonamo, kayibona ukavuga ngo iyi ngiyi ntabwo ari amasaka yabibwe n'umwami Yesu. Oya, uru ni urukungu rw'umwanzi. Hari imitekerereze, hari imirebere ubona ko ari urukungu rw'umwanzi, ukibaza ngo jyewe byaje mu bite kuva ryari? Ni urukungu ngo igihe bari basinziriye. Urimo kunyumva wari usinziriye, kanguka. Ukeneye gukanguka ugasenga, ugafata iminsi yo kwiriza y'amasengesho. Hari urukungu ruza kurandurwa mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Impamvu rero Yesu Kristo yabwiraga abigishwa be ngo babe maso basenge ni izihe? Ngiye kuvuga impamvu enye mpita nsoza, nta nubwo ndi buzitindeho. Impamvu ya mbere ni uko ryari itegeko, yategekaga abigishwa be yuko bakwiriye gusenga ubudasiba, kubera ko gusenga ari ubuzima bw'umukristo. Nadasenga aragwa mu mosha, nadasenga umwanzi arabiba urukungu. Rero nshuti z'Imana, maze kubasomera ibyanditswe bivuga ngo senga ubudasiba, musenge ubudasiba. Abatesalonika 5:17, musenge ubudasiba. Abaruruka ibice 21:36, nuko rero mujye muba maso musenge iminsi yose.
Mwabyumvise? Musenge iminsi yose. Ushobora kubona muri Potters Hand, muri Twibature ya mu gitondo saa 11 kugera saa 12 tuvuga ngo buri mu gitondo tubyuke dusenga, ukavuga uti barakabya bagiye bashiraho umunsi umwe mu cyumweru, ariko ijambo ry'Imana tugiye muri Luka 21:36. Nuko rero mujye muba maso, musenge iminsi yose. Ntushobora gusenga utari maso, usinziriye. Banza uve muri icyo kiringiti, banza uve muri ubwo buriri bwawe, ba maso usenge. Ariko nta nubwo kuba maso mu buryo bw'umubiri gusa, no mu buryo bw'umwuka. Ba maso usenge. Ibyanditswe byera biratubwira ngo tube maso dusenge. Abakolosayi 4:2, mukomeze gusenga muba maso mushima. Tube maso dusenge ni itegeko, it's a command. Uheruka gusenga, ukunda gusenga, niba udasenga hari itegeko urimo kwisha, kandi hari ingaruka yabyo mu buzima bwawe, mu muryango wawe, no kuri destiny yawe. Tube maso dusenge as a command. Icya kabiri nuko usenga abasha kubona imigambi y'umwanzi itaraba, akabasha kuyirinda itaragerwaho. Bibiliya tubwira muri Yobu 5:8 ngo ariko ari jyewe mbashatse Uwiteka, ngo Uwiteka nkaba ari we negurira ibyanjye, ngo niwe ukora ibikomeye bitarondoreka, avubira isi imvura, agasendeza amazi mu mirima, ngo niwe uhagurutsa abari bahetamye, ngo aboroheje akabavana mu koroha, akabakomeza. Ngo ariko si ibyo gusa, ngo aburizamo imigambi y'incakura, ngo kugira ngo amaboko yazo adasoza imigambi yazo. Iyo turi maso tugasenga, hari imigambi y'incakura iburizwamo, amaboko yazo ntasoza imigambi yazo. Iyo abasirikare bafite inkambi, ku nkambi ya gisirikare hari ahantu hari quarter guard, hakaba na watch tower, haba abasirikare barinda, babera amaso abandi. Abo ngabo baba bareba kugira ngo barebe aho umwanzi yaza aturuka atabagwa gitumo, bakagira defense. Ubuzima bwacu natwe we are watchmen, turabarinzi. Imana ishaka ngo tube watchmen, babasha kureba imigambi y'incakura, imigambi y'umwanzi ikiri kure ikaburizwamo. Iyo uri maso ugasenga, hari imigambi y'umwanzi iburizwamo, hari imigambi y'umwanzi iburizwamo ku bana bawe, hari imigambi y'umwanzi iburizwamo ku muryango wawe, hari imigambi y'umwanzi iburizwamo mu rushako rwawe, hari imigambi y'umwanzi iburizwamo mu kazi kawe, hari imigambi y'umwanzi iburizwamo ku muhagamagaro wawe. Wikwemera gusinzira, wikwemera guhunikira. Bamaso usenge, kuko iyo dusenga hari imigambi y'umwanzi tubona hakiri kare ikaburizwamo. Niho Habakuki yavuze ngo nzahagara ku munara aho ndindira, nzarangaguza. Bamaso hagara ku munara. Habakuki 2:1, hagara ku munara wawe. Bamaso usenge, umurinzi, wisinzira. Ikintu cya gatatu, impamvu yifuzaga ko amaso bagasenga yarakivuze. Yavuze ngo mube maso musenge kugira ngo mutagwa mu mosha. Inshuti z'Imana, amosha aratuzengurutse. Amosha arahari mu kazi, amosha arahari mu murimo w'Imana, amosha arahari mu rugo, amosha arahari mu muhanda, ahantu hose amosha arahari. Nta numwe uri immune ku mosha. Twese aradushikira ku buryo na Yesu Kristo ngo yageragejwe, Satani yaramwoheje, yageragejwe mu buryo bwose, ariko ikintu cyiza twumva ngo nta cyaha yigeze akora. Ushobora kugeragezwa rero ariko ntucumure. Abantu benshi bo bitiranya kugeragezwa no gucumura. Ushobora kugeragezwa, Satani akubwira ngo wagiye ugafata agacupa kakongorera. Ibyo byose abantu abangiye ku nzoga bibazaho, wagiye ukagafata, amajwi akaza, harika akavuga ati oya ntako ndi bufate. Amosha akayatsinda. Ayo niyo majwi yaje kuri Yesu. Niba uri umwana w'Imana dore urashonje, wafashe aya mabuye ukayahindura umutsima ukarya. Amajwi yarayumvise, ayo ni amosha. Ariko nk'umunyamasengesho wari uri maso, aravuga ngo umuntu ntabwo azatungwa n'umutsima gusa. Uburyo bwonyine watsinda amosha nta yandi ni ukuba maso ugasenga. Hari temptation zitandukanye. Hari temptation y'amosha yo kugwa mu byaha. Atushora mu byaha ushobora kuyatsinda mu izina rya Yesu. Ariko sayo gusa, hari na mosha kubwira ngo gamburura bivemo. Amosha kubwira ngo ariko se wowe uzahora witangira abandi ugeze ryari? Iyo worship team wowe uririmba, ivuga butumwa wahereye kuva ryari byakugeje kuki? Uyu murimo wawe uvuyemo. Nibyo byaje kuri Yesu. Satani ashaka kumwereka ngo yagamburura akabiva muri Getsemane, ibyo kujya ku musaraba kabireka, ibyo kudupfira kabireka, ariko yanze kugamburura. Ubu ndimo kuvuga, ndavugana n'umurimo kunkurikirana. Satani yari yamwegereye amwosha ngo abivemo, umuhamagara uvemo, inshingano za zivemo, umurimo uvemo. Ariko nshuti
hagati y'Imana, unesha ayo mosha. Haguruka aba maso, senga ubashe gutsinda amosha y'umwanzi Satani. Iyo tubaye maso tugasenga, tubasha gutsinda amosha ya Satani ay'ubwoko bwose, yaba ari ayo gukwitinga. Hari ukubwira ngo ariko igihe wahereye ufashe izo mfubyi, igihe wahereye utanga amafaranga ngo urafashe umurimo w'Imana, wowe urabona bikugeza kuki? Amosha akakubwira ngo nubivamo byagufasha. Ayo niyo mosha amajwi yaje kwa Yobu, hanyuze umugore amubwira ngo watutse iyo Mana ukifira, ko nta kibi kirenze icyo umaze kubona, n'ubundi wapfuye uhagaze. Amosha. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira mu Galatiya ibice 6:9 ngo nitukarekera kugira neza, nitukarekera kurunika, tukarorera kugira neza, ngo kuko ritutagwa isari, ngo igihe gikwiriye tuzasarura. Ayo mosha yatsinde mu izina rya Yesu Kristo. Icya kane nuko iyo turi abantu tuba maso tugasenga, iyo turi maso tugasenga, tubasha kumenya kugendera ibihe byo kugenderwa kwacu. Ariko si ibyo gusa, tukanaba maso tukakira Yesu Kristo umunsi azazira, ubwa kabiri azaza. Umva Bibiliya kuntu tubwira muri Luka 12, Luka 12 umurongo wa 35 kugera ku wa 40. Luka 12 umurongo wa 35. Aravuga ngo muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake, mumere nk'abantu bategereze shebuja ahagarukira ava mu bukwe, kugira ngo ubwo azaza nakomanga bamukingurire vuba. Hahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso. Hahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso. Ndababwiye kuri yuko azabakenyera akabicaza akabahereza. Naza mu gicuku cyangwa mu nkoko agasanga bameze batyo, bazaba bahirwa. Kandi mumenye ibi yuko nyirinzu iyaba yamenyaga igihe umujura azazira, yabaye maso ntiyakunze ko inzu icukurwa. Namwe muhore mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mutatekerezaga. Inshuti z'Imana, ni ibihe byinshi kubera kutaba maso dusinziriye, hari amahirwe Yesu aza atuzaniye agasanga tusinziriye tuyamenye. Ndagira ngo ndebere umuntu usinziriye ashobora kugenderwa n'umuntu yari ategereje igihe kinini akamubura. Kangu urugero rwa mbere, ushobora kuba usinziriye, hari umuntu wahamagaye kuri telefone inshuro nyinshi umushakisha, agufitiye akazi, agufitiye cyangwa amafaranga agomba kukwishyura, warangiza ukaza kuba usinziriye, telefone iraho agahamagara inshuro zose iri muri silence, utashobora kuyireba kuko urasinziriye, utamenya ko akaguhamagara inshuro nyinshi, ugacikwa kugenderwa kwawe kubera ko usinziriye. Wari uzi ko hari inshuro nyinshi Yesu Kristo aza hari ibyo azanye mu buzima bwawe agasanga usinziriye utari maso, kuko udasenga ugahusha amahirwe. Hari amahirwe menshi dutakaza kubera kutaba maso. Usinziriye utari maso, bimwe biza ari ibintu byoroheje, ubuyobozi bw'itorero bukaguha inshingano zoroheje, ariko kusinziye ntugire amaso abona ngo iyi nshingano niyinganisha kuri destiny. Reba ka Dawidi babwiye kujyanira ibiryo bakuru bako bari ku rugamba. Imana ishimwe kubw'amaso yako ashobora kubona ko kagomba kumvira kakagenda. Reba iyo kaza kwivumbura kakanga kugenda, urwo rugendo rukajyana kuzahura na Goliyati kakamutsinda kakaba umwami kari kagiye kuruhusha. Reba Yosefu ise yatumye ngo ajyanire ibiryo bene se bari mu gasozi. Reba iyo abyanga ntabikora icyo gihe, ntagira amaso abona ko ari iby'agaciro kubikora no kumvira, agasigara mu rugo akaga kugenda. Urwo rugendo rwamujyanaga muri Egiputa rwazamugeza kwa Farawo yari kuba ruhushije. Ni kenshi duhushije ibintu bitoya Imana izana mu buzima bwacu kubera ko amaso yacu y'umwuka ahumye, dusinziriye, tutabona, tutari maso kandi tudasenga, tugahusha kugenderwa n'Imana. Ariko ndasaba ngo Imana idufashe tube maso, ibintu bito bito Yesu azana mu buryo mu buzima bwacu tubifate, tubicakire, kuko turi maso, tubasha kubona igihe cyo kugenderwa kwacu. Yerusalemu yahushije igihe cyo kugenderwa kwayo ubwo Yesu yahajyaga akagerayo ntibamumenye ko ari umukiza wabo. Yesu byaramurijije, arababara cyane avuga ngo Yerusalemu, iyo umenya igihe cyawe cyo kugendererwa, wari ugenderewe, narije ngo nkubundikire nk'uko inkoko ibundikira abana bayo mu moya yayo, ngo ariko ntago bimenye, none abana bayo bagiye kuzatwarwa ari abanyagi.
nshuti z'Imana, Imana idufashe tube maso kugira ngo tujye tubona amahirwe yose Imana ituzanira, yaba ari ay'umuhamagaro, yaba ari aya business, yaba ari ay'akazi, yaba ari aya relationship. Amaso yacu ahweze, tube maso, tusinduke, tube tudasinziriye, tube turi soba, tubasha kumenya amahirwe yose Imana ituzanira. Ariko si icyo gusa, nuko ubuzima busenga, buri maso bugasenga, nibwo buzabasha kwakira umukwe aje ari we Yesu Kristo. Aravuga ngo mube maso musenge kugira ngo muzabashe kwakira umukwe naza, mumusanganire. Inshuti z'Imana, uyu munsi hari itorero rirasinziriye, abakristo benshi barasinziriye, ntibari maso ngo basenge. Hano ijambo ry'Imana ratubwiye ngo mube maso musenge kugira ngo mutazatungurwa no kuza kwe, ubwo azaza azasange muri maso. Ntabwo akazi kacu ari ukugerageza kugufora isaha yaziraho, si ugufora umunsi azazira cyangwa umwaka. Ibyo ntibitureba, nta nubwo ari ibyacu kumenya. Icyo dusabwa ni kimwe, kuba maso dusenga. Iyo turi maso dusenga turezwa, Imana itwereka ibidakwiye, bidatunganye bikava mu buzima bwacu. Tuba ubuzima bwihana, bukura imyanda, ibidatunganye mu buzima bwacu, bitubaha Imana mu buzima bwacu, tukaba maso. Igihe cyose azira agasanga ni umukwe utunganyijwe, utegerejwe rwose. Uyu munsi Bibiliya yatubwiye hari ahantu ngo umujura aza nijoro abantu basinziriye akabibamo imbuto itari nziza. Uyu munsi ibyishirize ituma itorero risinzira, rikadamarara mu byaha, rikabyicaramo, rikumva birasanzwe, bakumva ibyaha n'ibisanzwe n'ubuzima bwabo, bakajya mu biyobyabwenge, bakajya mu nzoga, bakajya mu businzi n'ubusambanyi. Inyigisho zikababwira ngo mubiryamemo nta kibazo. Oya, ntabwo ari ibyo duhamagarirwa. Iyo turi maso dusenga, hari urukungu Imana ikura mu buzima bwacu, hari urukungu rurandurwa, hari ingeso zikurwamo, hari ibyaha bikurwamo. Iyo turi maso dusenga turatunganywa kugira ngo umukwe naza asange umugeni atunganyijwe, asange umugeni ari sanctified. Sanctification yakozwe mu buzima bwe. Mureke twibere maso dusenge. Nshuti z'Imana, ibyo bintu bine ni iby'ingenzi Yesu yifuzaga kubona biri mu buzima bw'itorero. Nanjye ndasenga muri izina rya Yesu ngo Imana idufashe ngo tube maso kandi dusenge. Wowe uhagaze ute? Waba uri maso? Waba usenga? Weruka kwiriza ryari? Gusenga birakorohera cyangwa bisigaye byarakubereye umutwaro, nta nubwo ukibishaka, ntukibyikoza? Muri aya manywa ndasenga ngo Imana ikangure ubuzima bwacu twese nk'itorero, idukangure. Ubwo nibwo bubyutse. Imana ikangure ubuzima bwacu, dukunde gusenga, dukunde kuba maso, tube sensitive. Imirimo y'umwanzi tuyibone hakiri kare, tuyisenye, kubera ko asanze turi maso. Najya kuza asange turi maso. Reka nsenge. Data mwiza, muri aya manywa ndasenze uko watubwiye mu ijambo ryawe ngo mube maso musenge. Abenshi muri twe hari aho usanga twarasinziriye, hari aho usanga twaradamaraye, ubuzima bwo gusenga bwarashize, butagihari, tutakiri maso. Umwanzi n'ibyo akora tutabibona, tugira ngo ni imikino, nyamara birarimbura ubuzima bwacu. Hari ibintu arimo kugenda aza arabibura urukungu mu buzima bwa benshi. Hari abagore bari hano batakibona, hari abagabo bari hano batakibona ibyo umwanzi arimo kubiba mu rushako rwabo, arimo kubiba mu rugo rwabo, arimo kubiba mu bana babo. Hari urukungu rwinshi rweze mu bana, hari amafilime bareba, hari ingeso babibona bagasanga ni ibyo gukina n'imikino, nyamara ari ibirimbura, ari ibirimbuzi. Umwanzi arimo mu urukungu kubera ko twasinziriye. Ndakwinginze Mana, kangura abamama bari hano, kangura abapapa bari hano, kangura abakobwa bari hano, kangura abasore bari hano, kangura abasaza bari hano, kangura abakecuru bari hano, kangura abana bari hano. Dukangure nk'itorero twese tube maso, dukangure tube maso. Amaso yacu ahweze, ubwenge bwacu bwumve, tubashe kubona imirimo y'umwanzi, tubashe kubona urukungu yaratangiye kubiba. Duhaguruke dusenge, turandure urukungu, turandura imigambi y'umwanzi burizwemo, dukubite hasi igomba gukubitwa hasi, turimbura ibigomba kurimburwa. Duhagurutse tuba ingabo zikomeye, ingabo zigiye gusenga, ingabo zigiye kuba maso, ingabo zigiye gutera ibirindiro by'umwanzi, bikataka ibirindiro by'umwanzi mu izina rya Yesu Kristo. Turashaka kugira ngo tube maso dusenge, tubashe kubohoza abo umwanzi yajyanye igitugu, abana bacu umwanzi yajyanishaga igitugu, abagore umwanzi yatwazaga igitugu,
abagabo umwanzi yatwazaga igitugu, abasore n'inkumi umwanzi yatwazaga igitugu, urubyiruko umwanzi yatwazaga igitugu, turahagurutse nk'itorero, turaba maso, turasenga, turabohoza ibyo umwanzi yibaga, turabohoza abo umwanzi yatwaraga mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze Mana ngo utureme mu mwuka wo gusenga, udukangure nk'itorero, udukangure nk'abakristo, abankurikirana bose bari muri uyu mwanya n'igihe nkirimo nsenga, reka mu izina rya Yesu utuvugushirize imvura y'ububyutse mu izina rya Yesu Kristo, tubashe gusenga. Bagwisa rubakangure, dukangure, tube maso kandi dusenge mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amen. Arakoze cyane Pastor, sinzi wowe uko wabyumvishe ariko njyewe nafashijwe. Imana idushoboze kuba maso no gusenga ibihe byose kugira ngo tutazacikanwa n'ibyo yaduteganyirije. Imana imuhe umugisha Pastor, ikomeze musige, bakomeze kutubwira ijambo ry'Imana. Ndagira ngo mbahe amatangazo, ariko mbere y'uko mbahe amatangazo murabona kuri screen zanyu uburyo butandukanye bwo gutura, dutanga ibya 10 n'amaturo, murabibona kuri screen. Imana ibahe umugisha mutanga. Amatangazo ahari uyu munsi ntago ari menshi. Irya mbere no kubibutsa ko inyubako yacu irakomeje kuri Potter's Hill, tugeze ku gisenge, urumva ko biri hafi kurangira, mu minsi mike tuzaba dusengerayo. Tunabashishikariza gukomeza kugira uruhare muri uyu murimo. Niba ushaka kugira uko witanga kugira ngo uyu murimo ukomeze gukoreka neza, wareba muri description hano munsi ya video urimo kureba kuri YouTube, urabona Google Form, uyuzuze ugire umugisha wo guha Imana. Itangazo rya kabiri nuko abantu bose bashaka gukora ubukwe hagati y'amezi y'ukwa 9 n'ukwa 12 mushishikarirwa kwiyandikisha kugira ngo mugire amasomo mufata. Kwiyandikisha bizarangira tariki 15. Ubwo rero mwashiramo umwete mukareba abantu bayobozi ku itorero mukiyandikisha. Irindi tangazo nuko niba mwashishikariza abandi wenda badashobora kureba iyi video kuri YouTube, ubutumwa bwigishijwe buratambuka kuri Sana Radio hagati ya saa 7 na saa 8 ni 98 n'ibice 0. Mwakwitabira kubwumva. Itangazo rya nyuma no kubibutsa ko tugira niba ture mu gitondo kuva saa 11 kugera saa 11:45. Ni byiza gutangira umunsi wawe uha Imana binyura kuri group zose za WhatsApp z'itorero. Ubwo turabashishikariza kubyitabira. Dusenge dusoza amateraniro yacu uyu munsi. Mana turagushima kubw'ijambo ryawe, turakuganiriza uyu munsi. Ndagusaba ngo imitima yacu iryakire, ukomeze utuganirize iki cyumweru cyose n'indi minsi, kugira ngo mwami tubyumve, tubishire ku mutima, tubizirikane, tujye duhora turi maso kandi dusenga kugira ngo ubushake bwawe bube mu buzima bwacu. Ndakwereka kino cyumweru cyose, ubane natwe, utuyobore mu byo dukora byose, kandi ukomeze kwigaragaza mu buzima bwacu. Tuguhaye icyubahiro n'ishimwe mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ibahe umugisha, icyumweru cyiza.